Muraho, ku bafite ibirarane by'umusoro ku mutungo utimukanwa batishyuye, tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwinjira muri sisiteme nshya ya Sora, ukareba amakuru ajyanye n'igenzura wakorewe ku mutungo utimukanwa utasoreye, uburyo bwo kwaka ibisobanuro ku igenzura ryakozwe, uburyo ushobora kujuririra igenzura wakorewe, ndetse n'uburyo bwo kwishyura umusoro usabwa gutanga. Reka noneho duhere ku buryo bwo kwinjira muri sisiteme ya Sora ukareba amakuru ajyanye n'igenzura wakorewe ku mutungo utimukanwa wawe. Jya kuri website ariyo sora.kigali-city.gov.rw. Kuri iyi paji ifungutse reba hariho utudomo dutatu, kanda kuri aka kariho National ID, uzuzamo indangamuntu yawe hano hasi, wuzuze hepfo nomero ya telefoni. Vivura muri ako kazu cyane cyane ko muza kubona message kuri email, maze nayo muyuzuzemo. Vivura muri aka kazu maze ukande kuri login. Kuri iyi paji je uzuzamo imibare 6 baguhaye muri message, kanda hano handitse verify OTP. Umaze kwinjira muri systeme, urabona ko amakuru yose arimo ajyanye n'imitungo ufite. Kanda hano kuri assessments, uhitemo hano kuri period, umwaka usoreshwa. Kuri iyi paji je urabona ko ufite UPI zawe. Jya hano imbere ya UPI kuri view, kanda hano kuri accept. Ongera ukande kuri ako kadirishya gafungutse kanditseho yes accept. Reka noneho turebe uburyo bwo kwishyura. Mu gihe urebye ukabona ibyanditse kuri notice of assessment yawe nta kibazo kiriho, kanda kuri how to pay. Ako kazu gafungutse karakwereka imibare ari ukoresha wishyura. Wakwishyura ukoresheje uburyo bakwereka muri aka kazu, nurangiza ukande hano kuri close. Reka noneho turebe uburyo ushobora kwaka ibisobanuro clarification ku igenzura wakorewe usanze muri systeme ya Sora. Umaze kwinjira muri systeme ya Sora, kanda hano kuri assessment, uhitemo hano kuri period, umwaka usoreshwa. Kuri iyi paji je urabona ko ufite UPI zawe. Jya hano imbere ya UPI kuri view. Kuri iyi paji ifungutse urakanda hano hejuru kuri clarification. Ku kazu gafungutse vivura aho ushaka ko baguha amakuru arambuye. Hanjye ndavivura kuri property value, kuko agaciro k'umutungo wanjye niko nshaka ko bampaha amakuru. Hano kuri description ndahitamo ko ntemeranya n'agaciro kagenwe ku mutungo wanjye. Kanda hano hari agafresh kazamuka, ushyireho inyandiko yunganira ibyo uvuze haruguru. Vivura muri ako kazu maze ukande kuri submit clarification. Iyo umaze gusaba amakuru ku igenzura wakorewe, n'ubundi usubiye inyuma usanga assessment wakorewe cyangwa igenzura status review yayo yahindutse. Aha baratwereka ko iri under desk audit. Reka noneho turebe uburyo ushobora kujuririra assessment cyangwa igenzura wakorewe mu gihe wemera amakuru ariho, ariko bitewe n'impamvu runaka hakaba hari ibyo usaba ko byahindurwa. Iyo wamaze kwinjira muri systeme ya Sora, hano kuri period tubanza guhitamo igihe. Kuri assessment ya mbere kanda kuri view. Uru rupapuro rufungutse cyangwa desk audit assessment ni igenzura wakorewe ririho n'umusoro ugomba kwishyura. Niba ubona ibiriho ari byo, kanda kuri yes accept. Nyuma yo kwemera ibiri mu igenzura wakorewe, ushobora kubona ko hari ibyaba byahindutse. Urugero, nk'ubuso bw'ikibanza cyawe bushobora kuba bwaranyuzemo umuhanda ku buryo uyu munsi bwagabanutse, bityo n'amafaranga wishyuraga ukaba usaba ko yagabanwa. Kanda hano kuri appeal. Kuri appeal type ni uguhitamo ubwoko bw'ubujurire bwawe. Reka duhitemo double taxation, cyangwa se ko bari kukwishyuza umusoro wamaze kwishyura. Kuri description bisobanure, reka twandike ko twamaze kwishyura. Kuri appeal letter injizamo ibaruwa y'ubujurire bwawe, maze ukande kuri create. Uhita ubona na message ikubwira ko appeal yawe yoherejwe. Usubiye inyuma uhita ubona ko na ya assessment yawe kuri review status banditse ko iri under appeal, iri mu bujurire. Reka noneho turebe uburyo ushobora kujurira mu gihe wari wabanje kwaka ibisobanuro ku byagaragajwe na desk audit assessment wakorewe, ariko ibisobanuro uhawe ntibikunyure. N'ubundi iyo wamaze kwinjira muri systeme ya Sora, aha muri assessment cyangwa se ubugenzuzi wakorewe, urabona ko iyi ya kabiri watseho ibisobanuro clarification yabaye rejected. Ibyo wasabye byaranzwe, urayikandaho kuri view. Uru rupapuro rwanditseho notice of assessment for property tax n'ururiho amakuru ku mpamvu ubusabe bwawe bwanzwe. Umaze gusoma notice of assessment ariko ntunyuzwe, ushobora gukanda kuri appeal ku bujurire. Kuri appeal type ni uguhitamo ubwoko bw'ubujurire bwawe.
reka duhitemo ko twabariwe umusoro utari wo ku mutungo, wrong valuation. Description uzuzamo amakuru arambuye, reka twandikemo ko tutemera agaciro, hanyuma twinjizemo n'ibaruwa yacu y'ubujurire. Noneho ukanze kuri back ugasubira inyuma, urabona ko ya appeal yacu yari isanzwe rejected, noneho yasubiye under appeal. Bivuze ko ubujurire buri kwigwaho n'abakozi babishinzwe. Kuri payment agreement ni igihe ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko ukaba wakora amasezerano y'uburyo bwo kwishyuramo. Kandaho aka gapaji gafungutse ni ak'amakuru kuri wowe. Kuri representative name ni igihe ufite uguhagarariye ukamwuzuzamo icyo akora, hanyuma ukuzuzamo na location cyangwa aho umutungo uri. Umaze kuzuza kanda next. Iyi paji ifungutse urabonaho amakuru ariho na principal umusoro ugomba kwishyura wose, penalty niba nazo zihari, ndetse n'inyungu z'ubukererwe, interest. Hano kuri down payment ushobora kuzuzamo amafaranga ushaka guhita wishyura ako kanya ugakanda next. Iyi paji yindi ifungutse naho wuzuzamo ibyiciro ushaka kwishyuramo umusoro wawe. Kuri frequency ni uguhitamo ibyiciro uzishyuramo. Iyo uhisemo monthly cyangwa se ukwezi, buri kwezi ntabwo ugomba kurenza amezi 12. Wahitamo quarterly cyangwa se igihembwe, ntabwo ugomba kurenza ibyiciro 4. Kuri first payment date ni uguhitamo umunsi uzatangirira kwishyuriraho. Kanda kuri generate payment schedule kugira ngo ubone urupapuro rw'ibyiciro byo kwishyuriramo. Dufashe nk'urugero hano muri kota ya mbere dushobora kuzuzamo ko tuzishyura ibiceri 500, hanyuma n'ibindi byiciro ukuzuzamo ku buryo bizarangira uyamazemo. Hano ushobora no gushyiramo garanti mu gihe uyifite, maze ugakanda kuri next. Kuri iyi paji ifungutse urabona ko ari ya masezerano y'imyishyurire hagati yawe na Rwanda Revenue. Muri aka kazu kari hano vivura wemeze ko amakuru wemeye muri contrat ari ukuri, maze ukande submit contract. Iyo usubiye inyuma gato ubona ko installment agreement yawe yanditseho requested, bivuze ko yoherejwe, iri mu busabe. Aho iyo umukozi ubishinzwe w'ikigo cy'imisoro n'amahoro amaze kwikoraho, ahari requested hahinduka approved. Noneho iyi dokima iza yanditseho installment contract. Iyo umanutse hasi kuri contract ubona ko n'abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro baba bamaze kwikoraho.